ikiganiro byavuye he kuri IACTV 250. Yes, reka nongere mbaye ikaze nanone kandi nkomeze kugenda bifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba bari mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengera bwaryo ndetse no mu burasira ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu ntara gatandatu ubwo ni diaspora, abari Tanzania, abari mu Burundi, abari Uganda, Kenya, France n'ahandi hose mukomeje kugenda mutwereka urukundo turabibona. By'umwihariko rero wowe watukurikiye kuri YouTube channel yacu ya URTV 215 nguhaye ikaze kandi ndakwifuza kugira ibihe byiza. Wowe wadukurikiye unyuze kuri radio yacu yo kuri y@urtv.fr nkomeze kugenda mwifuriza kugira ibihe byiza. Mumeze mute? Natwe tumeze neza cyane kandi niyo mpamvu turi hano ku bwanyu kugira ngo tugende kutubagiza amateka yagiye atandukanye, amakuru utuntu n'utundi ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino, sport, imyidagaduro, politique, ubuzima, science, byose documentaire, byose turahabaye kugira ngo muticwa n'irungu ku bwacu, muticwa n'irungu kuko turahari ku bwanyu. Ubwo rero nitwa Aristide Ndahayo, iyi ni URTV n'ubundi iri nijwi ry'urugwiro SAUTI ya KIRAFIKI. Hanyuma rero nkuko mwamaze kubibona kuri titre, hari tugiye kubagezaho ihuriro ryo gutukuza uruhu ndetse n'amateka y'ubukoroni. Se bundi bihurira hehe? Gutukuza uruhu bya bifite aho bihuriye no kuba wenda n'amateka yacu y'ubukoroni, abanyafrika black. Ubwo nanjye niyo mpamvu mari ku bwanyu. Reka twibete amasegonda 5 yonyine rwose ubundi tuze tukuramburira ino nkuru. Yes, uko imyaka igenda ihita n'indi gataha niko turushaho kubona abo twari tuzi bafite uruhu rwirabura bagenda baba inzobe, yewe bamwe wenda bamwe bakenda gusa nk'abazungu cyangwa ibyo bita mu cyongereza bagita skin whitening ndetse na skin bleaching, ku buryo bitatworohera rero kubamenya rimwe na rimwe iyo ubahiruka kera rwose urabayoberwa. Niko kandi iyo tugenda mu nzira tubona abo guhindura ibara ry'uruhu ukoresheje amavuta azwi ku izina rya mukorogo, ibyagize ingaruka zikagaragara mu maso zirimo kugira ibice bidasa n'ibindi. Mana yanjye, mukorogo mujye muvuga ko banaziciye, we mujye mwiga ko baziciye rwose, ntago rizemewe hano mu Rwanda rwose, uretse no kuba zitanemewe ntago ari nziza ku mubiri w'umuntu. Gusa nyamara twese duhora twibaza ikibyisha inyuma, tukibaza ngo byaje bite, amateka se y'ubundi iyo bivuga iki byisha inyuma, ejo y'ingaruka tubonesha amaso habari izindi, kuki umubare w'abaharanira guhindura ibara ry'uruhu rwabo ku bwinshi ari abirabura. Ese ibyo n'ibindi byinshi bitandukanye nibyo Rwanda nibyo tugiye kubagezaho rwose. Ibyo n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kubagezaho, tureza kwibanda cyane kubirebana n'umugabane wacu wa Afrika nk'abanyarwanda bawutuyemo. Kwitukuza ni igikorwa cyo guhindura uruhu ukoreshe uruvange rw'amavuta cyangwa se imiti ugamije guhindura ibara ry'uruhu rwawe ngo ruse nk'urw'abazungu cyangwa se abera. Kwitukuza bigabanya kandi umusemburo bita melanine mu mubiri. Wenda 2013 murabizi ko ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bwagaragaje ko Nigeria ari ifite abagore benshi bakunda gutukuza uruhu rwabo, bagera kuri 77% bakoresha amavuta atukuza uruhu ku buryo buhoraho. Kuko ni ukuvuga ngo 77% bakoresha amavuta atukuza uruhu ku buryo mu bagore bose bo muri Nigeria 77% batukuzaga uruhu muri icyo gihe 2013. Maybe byariyongereye ntawamenya. Bari bakurikiwe na Togo ku mpuzandengo ya 59%, Afrika y'Epfo 55% ndetse Mali bakajya 25% n'ibindi bihugu byinshi. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Cape Town 2013 bwagaragazaga ko umwe mu bagore 3 muri Afrika y'Epfo aba yaritukuje. Impamvu bitukuza zitandukanye, ariko abenshi batangarije BBC gahuza imiryango ko bitukuza kuko baba bashaka kugira uruhu rwera, ibyo bita white skin. Inzobere mu mitekerereze zitangaza ko kwitukuza bituruka hanini ku kutigirira icyizere cyangwa se kutikunda.
wabisoma mu nkuru BBC yahaye umutwe ugira uti Africa where black is not real beautiful, where black is not real beautiful. No Masoto Mushoza Munisi, umuhanzikazi wo muri Afrika y'Epfo nawe watukuje uruhu rwe mu bihe byashize atangarije BBC ko kwitukuza byatumye arushaho kumva ari mwiza kurushaho ndetse no kwigirira icyizere nyuma yo kumara igihe kinini anengwa cyane n'ibinyamakuru byo mu gihugu cyabo. Mushoza Munisi yagize icyo abivugaho ati naho zifite uruhu rwirabura mu myaka myinshi, nashakaga kureba uko urundi ruhande rumera, nashakaga kureba uko byamera ngize uruhu rwera kandi ndishimye. Ayo magambo yayavuze 2018. Ubwo biracura gatatu rero kwitukuza byatwaraga akayabo Mushoza Munisi kuko amaze amaki yatangaga ku nshuro imwe ari amadolari y'Amerika 590. Wenda watanya kwibaza dise wenda gutukuza uruhu harano na hamwe bihuriye n'amateka, nanjye nicyo nje kukubwiraho n'ubundi. Kwitukuza amateka tubwira ko byatangiye gushidukirwa cyane muri Afrika ahagana mu 1950 ubwo inkundura guharanira ubwigenge mu bihugu bya Afrika saga nkahitangiye. Byatangiriye cyane mu bihugu bya Afrika y'Uburengerazuba, dore ko ari naho haboneka umubare munini w'abitukuza na n'ubu nkuko twagiye tubigarukaho. Ubwo mwumvise Togo, mwumvise Mali, mwumvise Nigeria n'ibindi na Cote d'Ivoire n'ibindi bitandukanye. Bikomeza biza mu bihugu byo hagati muri Afrika birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duturanye aha. Iwacu mu Rwanda rero ntago haramenyekana neza igihe byahagereye, gusa ikizwi nuko bihari. Abenshi bayibonagaho nabakomoka muri Kongo, akishansa bababyinnyi cyangwa se nabakoraga mu mazu atunganya imisatsi yaba y'abagore cyangwa se wenda y'abagabo. Abenshi mu bitukuza aha muri Afrika bakoresha amavuta, gusa umubare munini wabo ntago baba bazi n'imiti mvaruganda bikoze ayo mavuta n'ingaruka zayo. Benshi rero mu bakoze ubushakashatsi ku mpamvu zishe inyuma yo nkundura y'abirabura bari kwitukuza babihuza n'amateka y'ubukoroni twaciyemo, propaganda y'abazungu, itangazamakuru cyane imbuga nkoranyambaga, uko umuntu w'inzobe afatwa mu muryango rusange w'Abanyafrika ndetse n'amafaranga yishe inyuma y'ubwo bucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Abakoroni rero bagira muri Afrika mu bintu bya mbere byibanze babanje gukora byihuse ni ugutesha agaciro imico n'imigenzo gakondo nyafrika abasanganye abasogokuruza bacu, ari nako babigisha yabo ya kizungu. Bakize imbaraga nyinshi mu kumvisha Abanyafrika bari basanze muri Afrika ko ibyo bakora ibyinshi ari bibi kandi ari ikizira. Abihutiye rwose gusenya ubushongwe n'ubukaka bw'imitekerereze y'Abanyafrika mu rwego rwo kugira ngo babinjizemo ibyabo bari bazanye, kandi koko ngo umukoroni mwiza nukuboha mu mutwe ukurenza uko yakuboha mu mubiri, kuko niyo yakubohora mu mubiri ariko mu mutwe utaribohora wowe ubwawe uhuru umucakara we kandi unezerewe. Ibyo rwose birazwi. Muri make berekanye ko abadasanzwe ndetse badushyize hejuru yo kandi aribo bazi ikiza gikwiriye kuri twe Abanyafrika. Gusa ngo iyo babonaga ujya gusa nabo bagushyiraga ku buyobozi ukayobora bene wanyu babacakara kugira ngo ube nk'agakingirizo kabo. Sinzi nimba wenda mubashe ko mwabyumva neza. Mu bihe by'ubukoroni abasogokuruza bacu bahuye n'ikandamizwa ritagira akagero ku buryo byagezaho koko bakabona ko abazungu babarenze mbese ari nk'Imana, kuko bicago bashatse wese nta kirengera, ku buryo kuba ari umwirabura byari ikirango cy'uko udashoboye, udatekereza neza, nta kintu kiza cyakuvaho, mbese ukwiriye kuba umucakara gusa. Ibyo rero byagize ingaruka kuri benshi ku buryo nyuma y'ubwigenge kwitukuza benshi bayibonagamo umunezero, kuko umunezero w'uko byibuze bene wabo niba bareba bazajya babaha agaciro bari barambuye. Mu gihe rero bimwe mu bihugu bya Afrika byari bitangiye kubona ubwigenge, benshi cyane abagore batangiye kwisanisha n'abazungu, dore ko nabo bagira ngo bagaragare, bashaka nyine kugaragara nk'uko ba nyirabuja babakoroneje basaga. Ngo gukorera abagore benshi batangiye kubyitabira, maze abababonye bakababonamo abakomeye, dore ko abenshi babaga ari n'abagore b'abagabo bari bakomeye muri icyo gihe, kuko ubukoroni bwagize uruhare mu kwitukuza kwa bene wacu b'Abanyafrika.
Yes, uko ibyo byose byabaga niko hacurwaga na propaganda cyangwa se icengeza amatwara yo kwereka abirabura ko ikintu cyose kijyanye n'umukara ari kibi. Umwijima ni mubi, shitani we ukora ibibi byose n'umukara, bakamushushanya umwanda wose n'umukara, nayo ikiza cyose gifite isuku bakagisanisha n'umweru n'ubundi nyine white ndetse na black uko arabera nyine. Mu cyongereza cyabo niho babivuga neza. Iyo bavuga ngo white dove of peace, white Christmas, white color and white rye, nk'ikinyuranyo cya black thief, black board, black bar, black mail, black market and black eye n'ibindi byinshi mu rwego kugira ngo wenda bangisha birabura uruhu rwabo. Isi ukirushaho gutera imbere ni nako abazungu nabo barushaho guhindura uburyo bwo kugumya kutugira imbohe cyane cyane binyuze mu ikoranabuhanga. Uyu munsi wowe nanjye n'undi wese dufite uburyo twiremera isi yacu twishakiye biciye mu mbuga nkoranyambaga. Aha rero niho hari gukoreshwa cyane cyane muri iyi minsi mu kurushaho gukongeza irari ryo kwihindura uruhu ku bato. Aha niho baca bakadutangariza ku ifoto, hano baca bakadutangariza ku ifoto ni yaciye ibintu ku isi, wajya kwireba ugasanga ni y'umwirabura ariko utagisa nabo, witukuje, witeye imisatsi inaganiye mu mugongo, mbese utagisa natwe magambo make. Wajya kubakurikirwa cyane kuri Instagram na za Snapchat izo zose ugasanga nuko nabirabura batagisa natwe, bajya kubihuhura. Noneho rero bakazana amafoto abiri ya vuba n'iya kera, before and after. Hari nyina ngo wenda muranyibutsa neza, hari iyo bakundaga kwita ngo 10 years challenge, ukerekana nko wenda nk'umuntu ubona muri iki gihe rwose wareba mu myaka 10 ugasanga rwose yari igikara rwose bigaragara buri wese, ariko wareba nk'inzobe ukavuga ati ino nzobe yavuye he. Urumva before and after ibyo byakomeje kugenda bikwirakwira rero. Yakera ugasanga yari umwirabura nkawe, yari umwirabura rwose ariko utazwi, naho yavuba rwose ugasanga umwirabura witukuje kandi uzwi rwose ku rwego rw'isi. Ibyo rero nako iwacu bimeze, naho byarageze rwose cyane cyane ku bahanzi, dore ko aribo ababyiruka bafatiraho urugero. Tubona amafoto yabo yakera ari ibikara batazwi, nyamara ay'ubu ngubu bakaba ari inzobe kandi bazwi bakomeye. Ibi rero n'ubutumwa bwihuse kandi bufite gihamya ku mwana ukibyiruka. Abakomeye bose ndetse beza mu by'uburanga bashidukirwa na buri wese, cyangwa se abazwi cyane, abakomeye bose bashidukirwa na buri wese ni inzobe. Ubwo uw'igikara ahita yibona nk'ufite icyo abura ngo agaragare ku rwego rwo hejuru, nyamara akibuka ko ajya aca ku maduka acuruza amavuta yamufasha kubona inzobe. Nyamara akibuka ko ajya aca ku maduka acuruza amavuta yamufasha kubona inzobe, abura maze akabayoboka. Iyo rero bamaze kurema iyo shusho mu bitekerezo bya benshi, hiremamo igitekerezo kibemeza ko abantu b'inzobe ari abantu bakomeye. Mbese kuba uri inzobe cyane cyane ku bagore ugasanga bisobanuye ko uri umuntu ufite igikundiro, ukurura abagabo, ubaho ubuzima bwo mu rwego rwo hejuru, mbese uri umusirimu mu Rwanda, aho tuti n'umuzungu sha ndetse wifitiye icyizere unabigendera. Ahandi muri bimwe mu bice bya Afurika bakavuga ko abakobwa b'inzobe babona abagabo vuba kurenza abakobwa babirabura. Ibivuga ku mpamvu byo ni byinshi, gusa reka dusoreze ku by'amafaranga. Ku mpuzandengo yakozwe igaragaza ko umurego kwitukuza nugumya kugendera mu muvuduko nk'uriho ubu ngubu, uyu mwaka uzarangira ari ubucuruzi bufite agaciro ka miliyari 18 z'amadolari muri Afurika. Urumva ni trillion 18 z'amanyarwanda. N'amafaranga menshi cyane benshi batakwitesha mu gihe no kwitukuza bituma abayakora bishimira ko benshi bamaranira gusa nabo. Ikinyamakuru Metro mu nkuru cyayo umutwe ugira uti Inside the Dark World of Skin Whitening cyatangaje ko muri 2006, ubwo ni myaka 6 ishize, ubucuruzi bw'amavuta atukuza uruhu bwinjizaga hagati ya miliyari 8 na 15 z'amadolari ya Amerika. Muri make byinshi mu byihishe nyuma yo kwitukuza ni impfumwe ry'uwo uriwe cyangwa se ukusa, uburyo ushaka ko abandi bagufata mu muryango mugari nyafurika, ubwamamare n'ubucuruzi. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Cape Town bwari buyobowe na Dr. Davids bwagaragaje ko kwitukuza bitera indwara zirimo kanseri y'uruhu, iy'umwijima n'impyiko n'izindi ngaruka nyinshi mbi z'uruhu, harimo n'ibyo tubonesha amaso. Wowe wirabura cyangwa amaze kwitukuza, yewe nawe wabiteganyaga, ujye uzirikana amagambo imirimbanyi y'umwirabura Michael Garvey yavuze agira ati
kuba wirabura ku ruhu si ikirango cy'ubugwari cyangwa ubuswa, ahubwo ni ikirango cy'ishema ry'uriwe naho ukomoka. Utegwa ishema nuko usa, kuko abo wisanisha nabo ntibemera kuri umwe muri bo. Hydroquinone nubwo iba mu mavuta atukuza n'uburozi bukomeye, kuko hari ubwoko bwayo bukoreshwa mu guhanagura amafoto ndetse no mu ikorwa ry'amatentire ashyirwa mu musatsi. Minisiteri y'ubuzima yemeje ko amoko y'ibikorwamo amavuta bigera kuri 1542 by'abanyarwanda bakwiye kwirinda cyangwa kurindwa. Amavuta agomba kwirindwa harimo amavuta agezweho muri iki gihe avangirwa mu Rwanda bita umukorogo n'andi moko 95. Ngira ngo aya ngaya rwose banayaciye, ntago yemewe rwose, nawe uzayabona rwose uzabimenyesha inzego zibishinzwe zikurikirane ba nyirayo. Ngo abantu bashobora kwisiga ariko baho urugero cyangwa se katite batagomba kurenza kugira ngo bitabagiraho ingaruka. Ubwo ni mu bihe byashize amavuta rwose bare barahawe katite yo kuba bakisiga kugira ngo batagira ingaruka zibakora cyane. Mu mavuta Minisiteri y'ubuzima isaba ko abaturage bakwitondera, mu mavuta Minisiteri y'ubuzima yasabaga ko abaturage bakwitondera harimo ayitwa P-Claire, iyo bita Fair and White, nandi arimo ibimeze nk'ubumara byitwa Hydroquinone, Lead ndetse n'ayandi n'ubundi bunyuranye, n'ubundi bwoko bunyuranye bw'amavuta. Amavuta yo kwisiga yemewe mu Rwanda abanga bavuga ko igituma uruhu rwacu ruba igikara cyangwa se wenda rugasa neza kiva mu mubiri imbere kidatukura inyuma, bityo ngo ntabwo wakwisiga amavuta ku ruhu ugamije guhindura ibituruka imbere ngo bizaguhire. Mu Rwanda amavuta ntabwo rwose acyemewe. Tariki 24 z'ukwezi kwa 11 polisi y'igihugu ifatanyije, ubwo ni 2018 nyine n'ubundi, polisi y'igihugu ifatanyije n'inzego zirimo Minisiteri y'ubuzima, urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, abakoze umukwabo wo kugenzura amaduka acuruza amavuta ahindura uruhu azwi nka mukorogo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Kabera Jean Bosco yavuze ko gucuruza no gukoresha amavuta ahindura uruhu binyuranyije n'amategeko kandi bikaba byangiza uruhu rw'abakoresha ayo mavuta. CP Kabera Jean Bosco yatangaje ko hatari ubwa mbere igikorwa nk'icyo ngicyo cyabayeho, kuko ngo basanzwe babikora rwose kugira ngo noneho bagenzura imiti n'ibiribwa bitemewe bishobora kuba byarinjiye mu gihugu, bakoresha nyine uburyo bw'amaoperasiyo. Iteka rya Minisitiri w'ubuzima ni 2020/38 ryo kuwa 23 z'ukwezi kwa 2 mu myaka 3 ishize 2016 rigena urutonde rurerure rw'ibintu 1342 binoza kandi bisukura umubiri bitemewe gukoreshwa mu Rwanda. Umukwabo wo guhiga mukorogo uje nyuma y'uko Perezida Kagame Paul asabye Minisiteri y'ubuzima ndetse na polisi y'igihugu kugira icyo bakora ku kibazo cy'amavuta n'indi miti byangiza ubuzima bw'abantu. Twirinde amavuta nk'aya ngaya rwose, wenda natwe twakunga mu ijambo ryavuzwe na mwene wacu Michael Sigave ati kuba wirabura ku ruhu si ikirango cy'ubugwari cyangwa ubuswa, ahubwo ni ikirango cy'ishema ry'uriwe naho ukomoka. Ndi Aristide Ndahayo, iyi ni URTV 250 URTV 250. Wadukurikira kuri y3.urtv.fr ukaba wakumva ibiganiro byacu live, ndetse ukanaba wanareba n'inkuru zacu rwose kuri iyo website iriho byinshi. Watubwira icyo wifuza ko twaza kugezaho mu nkuru yacu itaha kuri y3.urtv.fr, watubona email yacu, cyangwa se ni ijwi ry'urugwiro @gmail cyangwa se @gmail.com, ukaba watwandikira igitekerezo cyawe rwose ni ingenzi cyane mu mikorere yacu nk'ibisanzwe. Ubu rero reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Inkuru nk'izi nakagaruka duhure muri video ikurikira. Nitwa Aristide Ndahayo, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Bye bye. Kore share na subscribe niba utarabikora, cyangwa usangize abandi iyi video. Inkuru isakara imisozi. Kurugwiro ari mu bimwe bifasha abantu kubaho mu buzima bishimiye, ko ari ingenzi mu buzima mu mibereho ya buri munsi y'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu aho uri hose ugomba kwicara ukumva radio IRTV FM Ijwi ry'Urugwiro.
ukurikira ukanda wa3.irtv.fr tukigira urugwiro, tukihingamo urugwiro, tukiyubakamo urugwiro, kuko urugwiro ni izindi mbaraga zo gukora ibintu byose. Hamwe na IRTV FM ijwi ry'urugwiro bafasha no kubagezaho ibiganiro bidufasha kuba twagira urugwiro muri twebwe. Uwo ni wo muti IRTV yubaho. ubuzima impano iruta iyindi. Ikiganiro byavuye he kuri IRTV 50